maniga shaka ibiceri wikiruka ku maguci bishi barayizana ndayivunira umuheto byuka imihanda wiruke Kigali yabaye ibisazi uravunika ubikore cyangwa ipo bireke imitima yabaye imikara nyamusore yaharamagara yanga foni zimuhamagara zitarimo zivuga ibizima abari marahiga ibiceri nta biceri ntakiri iyi ni game ngomba gutsinda batamo vasi barahaba ndahiga ibiceri kubisazi ni cya Rwanda ndimo mvuga ndavuga cyane nta gutegwa uzana imikino tugutega ndabona ibyana bari gucemba bucece cyane bagusiga babonye ifari muri ghetto nuza ndagukora sinkuhatirega ngiye bikoma muri trap nzanurwango ngiye na trap twohanye igihango mu gitondo nibirungo muranda shaka imituku na nkundo mu kuboko nshigati inyundo muri stumba hati binyundo ibyo nkora nibikiri roko bizagusaba kuzarya biroko barashaka bagacukura ejo heza niho heza let's go maniga shaka ibiceri wikiruka ku maguci bice barayizana ndayivunira umuheto byuka imihanda wiruke Kigali yabaye ibisazi uravunika ubikore cyangwa ipo bireke araburo nzavuga ngo family zanga kunyumva guherubwo nangira kwimenya imihanda ndayoboka guherubwo nangira kwikora siko nabishakaga gusa ni kure yabinsabye sinaretse kubikora narakomeje ndahangana ntago nyene nigeze ndeka kubikora tu ese akantu ndi kumva ko kwikora no kwikora ibiki kwikora badi kwikora nuko kigase wallahi nuko mba ndi guhigamura tu mba ndi guhiga lale Kigali ntago tujye mana buri ntago bwinjiza wallahi ese waryamana iki man ntago buriri bwinjiza andi bavanga iyo uryamye neza ukaruhuka nguramba ukanarama ukaramba niki ukaramba n'ubuzima buzira umuzi aya nta mupuramba ni mu mufuka wallahi kuramba ni abapfa bafite amafaranga mani barapfa kuba barabayeho neza abarambye abapfa ariko yararambye uravuze ngo kugira ngo upfe uri umukene wapfa uri umukire napfa vuba narakiza kugira nzapfe maze imyaka myinshi nyenye tu ese wenda reka dutandukire gatoya ubundi umukire kuri wowe manje ngera sto bwa mbere natashye ndakoze uragiye urareba gusa ureba ibintu biri muravuga ati ni paradizo naye narabuze nagezo njyanye n'ingoma man nziko ngiye kuba kubita ibintu bya danjige tamvamo niruka man ngeze wale bamaye beat iruka ngava ngano ngagereka boga beat kiri rusizi umuntu wa mbere muramvuga ko man Jay kuva kera naramukundaga nyine bya danje ko man nagiraga petit frère nubwo yitabye Imana nawe yakundaga Jay yakundaga indirimbo ye bita Devward yayikundaga bya danje man nyine tubituma nanjye mukunda ngira mukunda none ewana nisanga mukunda Redamani ninde wa mbere muri abo bose uvuze cyane mu bandi utavuze hano mu Rwanda wakifuza guhita ukorana nawe ingoma mu baraperi babaje kuko mu badada buruva twakaye indirimbo le now mbo ni Marina na Noresto badada numva dukoranye boro byaba birenze naho mu baraperi nyine tu Bushido Buda Betray abo bantu no fata abo bose urebe mu wakorana nawe ukavuga ati bro bana abo bose nibicara ariko uyu niwe ndabanza gukorana nawe kabisa bayikaze mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu munsi kunda of course iyi ni NTV Rwanda nge ndi Mr Muhanzi ndi ntara ndi ndahangarwa ndi ntore ndi umunyarwanda of course ndi na diaspora wayikaza uherereye hose yaba mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda kitugenza n'imyidagaduro ndagushimiye cyane wowe widagadura ukoresheje ibiganiro byacu amakuru atandukanye y'imyidagaduro gomba kuba kugera ariko kandi n'impano zitandukanye nazo zigomba kuba zikugeraho events ndavuga ibitaramo n'indi byose bibera hanze ya kamera tugomba kuba tubikuzanira kabisa tugenza tuba tugamije kumurika impano zabo zaho zimenyekanira cyangwa se zimurikwa ahandi bagenda bakabaka ruswa ahandi babagora abwira ngo tuzabaha ibiganiro saa 9 z'ijoro ugasanga biragoranye cyane of course cyo nicyo NTV yaje gukemura mu dusange nyamuneka mukande subscribe like comment share ariko kandi mukande na notification hanyuma kandi mudusore kuri platform zacu zose yaba Instagram Twitter TikTok hose ni NTV Rwanda ariko kandi nuburi byo ushake Mr Muhanzi kane kuri Instagram tuba duhari cyane kuri kamera namaje kuba nakira umwe mu bajama bameze neza cyane What's poppy bro? Fresh? Ndabona umeze neza cyane kabisa. Ewana na amahoro kabisa ni Gucci. Ni Gucci? For sure.
Mwaka utangiye ute bro? Man, mwaka nawutangiye ari ibisazi ndwaye ariko ndi fresh. Wari urwaye iki? Cyane malaria wallahi yari yanyatatse imeza mu nzu wallahi yari imereye nabi ariko kubwa Allah tu narayitsinze. Ntago uryama inzitiramubu ubwo nakumvisha. Man, hari igihe malaria ifatira ahantu henshi ntago ari uko umuntu atabaryama mu nzitiramubu, hari igihe n'umuntu aba yatinze gutaha reka. Urara hanze? Cyangwa uza kuryama uje kubyuka? Man, Kigali ntago turyama man, Kigali ni turyama tu. Iyo uryamye ka uryama nka sangahe? Man, kaga sasa wallahi. Sasa z'ijoro bro. For sure. Ariko uba muri ghetto. But badayiga muri wallahi. Mama na papa warabataye baba bataye ibishaka. Ntago nabataye ahubwo nabaye mbasizeho gato. Yeah. Gambira ryo gufata icyemezo cyo kuva iwanyu ukavuga ati shangiye kuba muri ghetto pe mu kibahima cyanjye byagenze bite? Jewe wallahi man, je nasoje 3 nyine mitaniviramo nigira KJ to ndabateka nje kwigira muri kuguma imbere ya meri n'iki nabonaga ari ishaza wallahi nyine to mitamvaho nyine njya guhiga ibiceri KJ. Ya nuko nyine nabacitse nyine to nisanga KJ nisanga ghetto ariko ntago natangiye mba ghetto, natangiye mbana n'abajama banje finally ubu ndi kuba ghetto. Uti finally ubu uri kwibera ghetto. Hanyuma ndashaka kumenya bro, hano tuba twaje kumurika impano. Iyo tutaje kumurika impano tuba turi kwiganira. Wowe wazanywe n'iki hano? Mufite byinshi byo kwiga nubwo mbona muyipinga ku mihanda ndi guhiga nubwo mbona kesi tagwira. Mufite byinshi byo kwiga nubwo mbona muyipinga ku mihanda ndi guhiga nubwo mbona kesi tagwira. Izi nzanura bizi zirikina muri game zagutwanze kubabaza rashitse nyine urashona muri beats nyine ndagukoma muri ghetto nuza ndagukora sinkuhaterega ngiye bikoma muri trap nzana rwango ngiye na trap twahanye igihango mu gitondo nibirungo muranda shaka imituku na nkundo mu kuboko nshigati inyundo muri stumba hati binyundo ibyo nkora nibikiri roko bizagusaba kuzarya biroko barashaka bagacukura ejo heza niho heza. Ya man, bamwita Lash. Ya yitwa Lash. Irindi Lash magana 3. Lash magana 3. Ase Lash ya magana 3 ikomoka? Lash magana 3 man, je numvise magana 3 kankoma mitangata kuri name yanje to. Magana 3 nyine ikomoka he? Ikomoka man, ni imibare. Ni imibare magana 3 gusa? Magana 3 ni imibare. Cyangwa na amafaranga ushaka kuzatunga? Aya mafaranga nshaka kuzatunga menshi, ibintu birenze man. Nkanga wifuza gutunga? Warusugo aya bari mashini yaturika. Wifuza gutunga amafaranga imashini yawe ari gaturika? Uryo yabara nayo ikavuga ati ndananiwe. Ubona uzayakura heza ayo mafaranga ko yabuze? Bro, no kwiringa ibiceri byarabuze ariko man ntago tuzarekura ntago tuzamanika tutaragira ku nzozi zacu nyine tutwe twasariye inzozi to. For sure. Inzozi z'ubuhanzi bwanyu umuntu zizabaho amafaranga uburyo muzagira gutya imashini gaturika kubera amafaranga mwakuyemo. Twebwe abantu tugiye gukora ibyananiranye muri uyu muziki ubundi wallahi. Sure, twebwe babugiye kujya gufata ubugu rush ari kwinjiza akayabo muri uyu muziki. Ibizasura man, ibizasura to. Ya uyu muziki uzasura. Ako menya hari amafaranga umaje no gukuramo ko ndubu bifite icyizere cya danje. Icyizere ndagifite man ariko nyine biri gutangira to, biri gutangira. Man navuga ngo Ray nawe watangiye gusora bakure nawe ninjiri gusora tu. Be nawe ninjiri gusora kibyo nsura nanjye anytime nziko bizasura nyine tu. Ya ubaga kanyumaje kwandika indirimbo zingahe? Ya maze kwandika 5 ebyiri ziri hanze indi ni nshyashya naho ndenda kuyirekura vuba ariko ndaba namaze kuyikura sto igisigaye no kuyikora video nyine tu nkahitamo abakunzi banje tukaenjoyinga nyine tu. Ya nana basaba nyine ko bakomeza kunshyigikira nyine mu bihangano byanje nkora. Turabigeraho umura ibyo turabigeraho mbere yuko basaba ko bagushyigikira abanzu nabereke ko bishoboye bukeneye iyo support. Ndashaka gufata iminota yawe myiza kabisa nk'ibiri cyangwa 3 ubatemo injyana za taro wakubita ama freestyle wakubite rap niba uririmburi se ukora injyana zihubundi. Je ni rap tu. Drill ntago zikora? Ndashona nyine tu urumva rap ubundi byose wabizana mu nyine drill trap ya rap nyine tu. R&B na gospel na gakondo byo. R&B man. Naguhogoza. Naragerageze ndumva bikoreye ati. Umva umuhogo ugiye guhita usara. Basize mwibijwangara.
yitwa Rush 300 ni nako witwa kuri mbuga nkoranyambaga zose ukoresha se? Ya ku mbuga zanjye nkoranyambaga zose ni Rush 300 nyine to. Ese ubwo Rush ubundi bimininga iki nyine bisobanura iki nk'umuntu utari uri bibereye ipfiri iwacu Nyabiteke? Ya Rush isobanura ibintu byihuta, ibintu biri crazy nyine byihuta nyine bya cyane nyine to. Cyangwa shaka kwita Crash usanga DJ Crash yari kabi. Oya ni Rush man je ibintu byanje byose ubundi mba numva nyine to byakagiye vuba man. Byihuta. For sure. Na rap zaziriruka se? Man. Bamfata mbanguruka. Tubigaragaze reka tubibereke. Yeah. Let's go. Umvivasi mwana arakoma, umvivasi ndaby'imikino, umvivasi nje kubatamo, umvivasi. Umvivasi. Umvivasi mwana arakoma, umvivasi ntaby'imikino, umvivasi nje kubatamo, umvivasi. Family zanga kunyumva guhera ubwo ntangira kwimenya, imihanda ndayoboka guhera ubwo ntangira kwikora, siko nabishakaga gusa nikora ifu yabinsabye, sinaretse kubikora narakomeje ndahangana, inama bampaga nuko nitwaraga ntibyahuraga, zakomeza mbikore wenda nigafite abazanyumva, umvivasi mwana arakoma, umvivasi ntaby'imikino, umvivasi nje kubatamo, umvivasi. Umvivasi ya man. Uragira uti inama baguhaga nibyo yakoraga ntibyahuraga, reka nkomeze mbikore wenda bazabyumva. Bisobanuye ko ababyeyi bawe rero wabwiye turi umuhanzi bagahita bavuga ati turarigwishije. Ya nago batangiye babyumva nyibabwira ngo umuhanzi savuga ati muhungu wanje wayibye umwuga to. Ndabwira ati umva guzaba dogitero basanga ubabanyikira. Allah man umvise ko ngiye kwabanikira kandi naga ariko kuri man nje ndakana keza. For sure. Ubona ari iki gituma ababyeyi benshi babonye umwana wabo avuze ngo agiye kujya mu bijyanye na art cyangwa se ubuhanzi, ubona ari izihe mpungenge bahita bagira, nyine niyihe mpamvu itera izo mpungenge? Kuko benshi tubyumva ngo umwana wacu ngo abaye kirara, ngo none araduhombeye ngo biki, ukumva nyine ibintu byose babelivingaga muri uwo mwana wabo bahise bacika intege, barumva ko nta kintu azageraho. Ubona ari iki kibitera? Ya nuko nyine turabona rap yatangiye nyine yandika bumva ko umuntu wese ugiye gukora rap cyangwa ugiye muri musique cyangwa no mu kindi kintu nyine to bahita bumva ngo agiye nyine mu biyobyabwenge muki, kuvuga ati agiye kujya ata amajoro agira ute agendere mu bikundi nyine bimujyana mu bintu bibi. Ndakeka naho muri borange nabyo mbivuga kwibona ikoze nyine kubera fame nyine tungiye mbabwira ngo ngiye music base bumva ko nyine ngiye kunywa amatabi, ngiye kunywa inzoga. Ndabwira ati men ibyo bintu ntago nzabikora, mwebwe munyizere mumve promise zanjye to, ngiye mundeke mu kigikire ngende nkore music niyo injanye, muzarebe nyuma ko nzabatengwa kandi kugeza na n'ubu sindabatengwa wallahi. Kandi usigaye utasa 7 z'ijoro warataga saa 12 ukiri iwanyu, urumva utarabatengushye? Wallahi nagaruka batengwa kubera nagiye mu banzi to, ahubwo nuko mba ndi guhiga muratumba ndi guhiga rare Kigali ntago tujye mana buri ntago bwinjiza wallahi. Nese waryamana iki man ntago buriri bwinjiza, kandi bavanga iyo uryamye neza ukaruhuka ngo uramba ukanarama ukaramba niki ukaramba n'ubuzima buzira umuze. Aya nta mupuramba ni mu mufuka wallahi. Kuramba ni abapfa bafite amafaranga mani barapfa kuba barabayeho neza. Abarambye abapfa ariko yararambye. Uravuze ngo kugira ngo upfe uri umukene wapfa uri umukire? Napfa vuba narakiza kugira nzapfe maze imyaka myinshi nyenye to. Ese wenda reka dutandukire gatoya, ubundi umukire kuri wowe umusobanura gute? Yanjye ni umuntu umukire kuri nje no umuntu ubona nyine cya kintu ashaka, cya kintu akeneye muri ako kanya agahita abasha kukibona nyine tu. Ku giti cyanjye umuntu ni umukire, ntabwo mvuze ngo nuko afite etage nuko afite amamodoka, ahubwo cya kintu nimba cyifuje, nimba yifuje kurya inyama uyu munsi akazibona mana umuntu ararenze, ni respect, ni umukire mana. Ese wazifuza akajya kuzibaho ntiyahita zibona? Wapo ntago ari umukire abayihiringa ubwo abayirinze wallahi. Ongo nyine tu ninzo abafite inzo zo kuba yabikora, ariko nyine abakiri hasi nyine tu uburyo yabikora mu nyine tu. Ubuhanzi bwawe wabutangiye ryari? Ubutangiye wari ufite izihe ntego? Ubugeze kuki? Izo ntego nyine uzigeze kuri kangahe kwijana? Duhere wabutangiye ryari? Nje nabutangiye 2019 nibwo natangiye kujya ndirimba man nyine tu nkumva nifuza kujya studio narajya studio man nkibaza studio kuri babimeze man numva jyamo bwa mbere wasanze nyine ibintu wizeraga wasanze biri mu cyanga byo wagezemo biragutengo man ngera studio bwa mbere natashye ndakoze uragiye urareba gusa ureba ibintu biri muravuga ati ni paradizo naye narabuze
nagezeho njyanye n'ingoma man nziko ngiye kuba kubita ibintu bya Danje gahita mvamo niruka man ngeze wallahi bamaye beat niruka ngava nkano ngagerekaho ga beat kiri Rusizi wasigaga beat indirimbo ya mbere wakoze muri studio ni yihe? Ya ni vasi no ndirimbo na heri ariko narayijyanye nyine sinahitanyiko iyo najyanye nago nagiye nanditse indirimbo ngezeyo man nyikubitse kuri pro man ashaka beat yarayibura arambwa trash itayire wallahi ati ibi mirongo yawe yo byagorana ati ibirongo byagorana ahita ankubita beat anchura beat arambwa trash numvishe nari wakoma reka ngiye ngo aka beat ubugende wandika amagambo man ngisohoka sto mu mutwe wanje esaza mu vase ijambo vase man ageze mu rugo baze kora rofreto man ngira nyine ewana ngumya mbiteke ndavuga ati se kukingiye stonga tandakuze sin menza play now man ndandika boro nsubiye sto man nagakomye fresh niruka man kaji yanze numva nyine tu baragakunze biranshimisha bya Danje nyine tu ubutumwa bwari buri muri iyo vasi uyandika nyine ikintu washakaga kubwira abantu bazayumva cyangwa se cyo wa believing ko abantu bazakuramo ni cyari iki ya nyine tunje na yanditse tu bigendeye na fame nyine no kuri fame yanje ko yabifataga music just batabyumva man nyine ndavuga ati se uko bome bajya na gesto nago babyumvaga mirongo nakandika irenze kuri nje niyi man ndareba numva nyine ararboro nzavuga ngo family zanga kunyumva guherubwo nangira kwimenya imihanda ndayoboka guherubwo nangira kwikora siko nabishakaga gusa ni kuref yabinsabye sinanetse kubikora narakomeje ndahangana man nago nyine nigeze ndeka kubikora tu ese akantu ndi kumva ko kwikora no kwikora ibiki kwikora bad kwikora no kwigase wallahi waririmbye ibintu utazi se cyangwa uri muramfe uwo murongo wanje mu mitangutamu nyuma yo kukuzamo nta nubwo ushakiye ubusobanuro se naye nuje numvise studio ya matwi ndakwama wallahi nyuma s'abantu baje kuyumva iyo ndirimbo cyane ko yasohotse baje kukubaza cyangwa bakubwiye bati kwikoma ni gutya wenda ntago wagize amatsiko yo kubibaza se wowe ahubwo ngiye kugira amatsiko yo kubibaza nawe kanguherewe kwikoma ansobanuri wowe wabiririmbye ntabyo uzi none ngiye ubyumvishe mu ndirimbo yawe urumva ari nge wawe ubizi sobwo wansobanuri ngewe wenda kwikora nshobora kumva ko ari nko kwikora harya ni kuri wumva ni ukwikora wowe wikora ubwo ni ukwikora ushaka amafaranga kwikora ushaka ubumenyi ngewe ndumva ariko ntabyumva ubwo muri comment batubwira of course hanyuma Lash watangiye batabyumva nibyo 2019 watangiye umuziki tugeze 2025 urumva hashize hafi imyaka 6 niba mbaza neza mu byukuri intego wazanye muri uwo muziki mu myaka 6 kugeza na nubu umaje kuzigeraho kangahe kwijana man biracyari kuri 5 wallahi biracyari hasi cyane ugerera iki kibura kugira ngo bite bizamuka byihuta ubona ari zimbogamizi ukomeza guhura nazo kugira ngo uzamuke man muri uwo muziki imbogamizi za mbere tu ari ukubura support man ko nago nakubwa nje ndihagije ku buryo nahita nkora boro zingahe wenda buri mwaka nkakora na boro nk'eshatu man byaba birenze wallahi ariko nkora boro imwe mu mwaka man nkumva ko nakoze ikintu cya Danje man kandi banirinze bya Danje mvuga ati ngomba indirimbo maje gusohora zose hamwe ni zingahe man maze gusohora indirimbo 3 yaguhenze muri zo wakoresha amafaranga menshi yarangaye man menshi reka tujye mu biciro gereranya wena tuvuge ati nukuva ku 50 kugera ku 100 cyangwa kuva ku 100 kugera ku 1000 ya ni nko kuva kuri 50 kugera ku 100 to indi kuko ifite video byose na video na audio nyine tumbi bariyemo biri hagati ya 50 n'ibihumbi na video na audio ya yo video mwa zazindi za Eric Sendere agenda agafata convention agahita ashyiramo ndacyari gutangira okay bro uyu muziki wowe uzamo birumvikana harabaza bashaka fame harabaza bashaka amafaranga harabashaka enjoy nyine yo kugira ngo bemeze ababyeyi bemeze inshuti zabo wowe wawujemo focus yawe ari yihe cyangwa se intego yawe ari yihe man nge turabona muziki man nge naje kugira ngo man ibyo byose wenda umuntu ababishaka tu ako no kugira ngo kuri kwanze mba mfite mu mutima ngushyire hanze nyine mbohoke mu mutima ya maranga mutima yanjye nabonye aho nayashyira hanze ari muri muziki nyine tu ya ndavuga ati reka ninjire muziki man amaranga mutima icyo nshaka kuvuga nimba ari urukundo bitewe n'urugo ndimo ndabishyira out mbinyuje mu ndirimbo nimba ndi gukubitwa muri iyo minsi life yabaye insazi ndabishyira mu ndirimbo nyine numve nirekuye nyine muri nje tu
icyo gihe ibyishimo byanjye nuko mba ndi gukora muziki kandi ndi gukora ibyo nkunda nyine to ya muziki mi byishimo kandi naje mbishakamo kandi naje nshaka izo femu ibyo biceri man naje nshaka ibintu byinshi mfite inzozi nyinshi ariko nyine cyambere no kubona aho nkiri amuranga mutima man ukavugira n'inshuti man kidashaka kubwira ati man so mfite so zimeze gutya ariko yakumva byonyine man ari umuntu wabashije kumwumva ayo maranga mutima yakashira hanze man bikamushimisha bya danje nyine to ya muri bakuru bawuzi wumva baba baraperi baba barimba R&B Afrobeat gospel gakondo n'indi zindi njyana nabahe nka batatu muri bo wumva ewana uvuga utaba ni role model bawe cyangwa nabo wigiraho man hari abantu bakoze njye umuntu wa mbere muramvuga ko man Jay kuva kera naramukundaga nyine bya danje ko man nagiraga petit frère nubwo yitabye Imana nawe yakundaga Jay yakundaga indirimbo ye bita Devward yakundaga bya danje man nyine tubituma nanjye mukunda ngira mukunda none ewana nisanga mukunda Redman nundi man abandi bo bose yitwa ya Devward umuhanzi wa kabiri waruvuze ngo yitwa Riderman ya uwa gatatu man itsinda ry'abahanzi to bano bantu bose bari gukora ba Beatray ba Bushido ba Ishkevin ba Rogan man barabahanzi bose nje mbashira muntu zimwe nkavuga ati bari mu rwego rumwe nyine to ariko abo bahanzi ba man batatu bari imbere to ni bano bundi baba legend man bakoze biramutse bigukundiye akaba ari nk'amahirwe ubonye cyangwa se tuvuge ko ari iby'Imana yakoze ninde wa mbere muri abo bose uvuze cyane mu bandi utavuze hano mu Rwanda wakifuza guhita ukorana nawe ingoma mu baraperi babaje kuko mu badada buruva twakaye indirimbo right now mbo ni Marina na Noresto ya barabadada numva dukoranye boro byaba birenze naho mu baraperi nyine tu Buda Bushido Buda Beatray abo bantu no fata abo bose urebe mu wo wakorana nawe ukavuga ati bro bana abo bose nibicara ariko uyu niwe ndabanza gukorana nawe kabisa ya Buda niwe wakorana nawe bwa mbere for sure akwespira kubera iki man Buda agira amagambo arenze nyine tungiye nkunda uburyo yandika imirongo ye man uko yandika imirongo ye to man nje mba numva binkoma to akaboro ke uzise ngo du flowingiro twumve wallahi right now ntabwo nahita nkwimbira ku ndirimbo za Buda baze nyinshi uranamutinya ku buryo wumva utarimba indirimbo yo kuryo utayirimba nabi for sure man je nanga kwiba nasura mu indirimbo y'umuhanzi kuko nshobora kuyirimba none nkayirimba neza kurenza cyangwa iririmba nabi to ariko nje mba numva nayirimba izanje for sure nibyo mba numva birenze nyine to dusoza none kubita abandi bantu kabisa ubahereza akantu bakumve neza ka fresh bien ya rekamba kubitire ku ndirimbo yanjye nshasha ngiye gusohora nyine to ya bayita ibiceri tu bayita ibiceri nyine tu let's go ya let's go ya maniga shaka ibiceri wikiruka ku maguci bice barayizana ndayivunira umuheto byuka imihanda wiruke Kigali yabaye ibisazi uravunika ubikore cyangwa ipu birekere maniga shaka ibiceri wikiruka ku maguci bice barayizana ndayivunira umuheto byuka imihanda wiruke Kigali yabaye ibisazi uravunika ubikore cyangwa ipo bireke imitima yabaye imikara nyamusore yaharamagara yangafoni zimuhamagara zitarimo zivuga ibizima abari marahiga ibiceri nta biceri ntakiri iyi ni game ngomba gutsinda batamuvasi barahaba ndahiga ibiceri kubisazi ni cya Rwanda ndimo mvuga ndavuga cyane nta gutegwa uzana imikino tugutega ndabona ibyana bari gucemba bucece cyane bagusiga babonye ifari n'ibiceri bibagiye ko mwari kumwe ya bamwita Rashi 300 bro babwire platform zawe bagusanga bro bagusupporting yuko nemera ko new talent cyangwa se impano nshya abari sawa cyane kugira ngo duchallenging n'abandi basanzwe bahari nta Rwanda rutagira urwubo kandi nta n'ikintu kitagira version yayo nshyashya niba ari abaraperi dukeneye abandi baraperi bakiri bato hari abandi benshi kandi babigaragaje tubona ko kuzana impano nazo tukazigaragaza ni sawa cyane so bahereze platform zawo nabarangire YouTube channel yawe digital platform ukoresha ebana bagereyo bagusupporting brother na ngo nahiti orao natwe traje nyine tumudushigikiye kugira ngo tubikore urimo rakanga bafite hit ubu ngo ugiye kuyibakuraho bani baje bari beze kuko traje wallahi man kandi twe nidufata kurekura bizagorana man nibakure bwa yabo vuba barangire izo platform zawo
ya YouTube channel ni Rush 300, Instagram ni Rush 300, TikTok ni Rush 300, ya na Facebook ni Rush 300 nyine to. Bagire bakora iki? Bagire man mujye kuri YouTube murebe, hariho vasi, hariho byinshi byo kwiga man, vanje kwata midi ball ya Danje Bangrenze man, mwitege umuzigo man, tugiye kugibicola, tugiye kurya vibe man, munkigikire mujye kuri Rush 300 mukande sub kugira ngo niza man muzayibone mu bambere man, mubikorere naho kabisa, mureke gutinda nyine tumunakoresha ya kuzo musangaho, ubundi mujye no kuri NTV mukande subscribe ubundi twirire show. NTV Rwanda nibyo cyane kabisa, turagushimiye wowe adukurikiye kuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu munota dusorejeho. Gukunda cyane ariko kandi Imana ikagukunda kundusha birumvikana. Nje nitwa Mr Muhanzi, ndi ntare ndi ndahangarwa, ndi intore, ndi umunyarwanda, of course ndi na diaspora. Uri hehe? Nje ko mperereye Gasabo birumvikana, mba ndahantu heza cyane. Minsi mike ndaza kuba mbabwira aho mba ndi gukorera ibiganiro, mujye muza mufate n'akantu ko kunywa cyane ko biba bihari biryoshye bimeze neza cyane. Ndagushimiye cyane wowe wakanze subscribe, ugakanda like, ugakanda share, ariko kandi wowe umpa ibitekerezo uri ingenzi cyane, wowe wamaje gukanda notification. Ndagushimiye cyane, ndagukeje nyabuneka. Imana y'imigisha yo irema ikagaba ikanaka, ndayikuragije. Niba urwaye komeza wihangane, niba uri mu bibazo umushomeri nkanjye hano komeza wihangane, byose birakunda. We byuka usenge ushime, hanyuma ugende ucakare mu mihanda, ushakashake bro, ushakashake. Basore banjye mureke dukura amaboko mu mifuka 2025 tugomba gukora. Kandi Kenisi yaratubwiye ngo tube icyo bita ijambo yakoresheje ndumva ntarikoresha njye, ariko yashaka kuvuga ko nyine tugomba kwikunda no kugumiriza amafaranga yacu, ngo mureke kuyaba abakobwa kuko ibyo bayakoresha ngo si sawa cyane. So rero nibyo kabisa, ni ufite impano, ni ufite tala, ni ufite inkuru yo kutubwira, ngwino twiganire, ngwino twiganire, ibindi byose biragize Imana birumvikana. Nsanga kuri platform zanjye, yaba YouTube channel hano ndahari cyane, yaba kuri Instagram nitwa Mr Muhanzi kane, na NTV Rwanda iriho, ariko kandi no kuri X cyangwa Twitter naho nitwa Mr Muhanzi kane. Ugende ukole follow, hanyuma uduhe support nanone ibitekerezo, cyane ko iyo tuganira n'abantu namwe tuba dukeneye ko namwe mutuganiriza mu bitekerezo cyangwa se muri comment. Ndabashimiye cyane, reka mbabwire ngo mwakoze cyane mwese mwari mudukurikiye.